igihe uba uri gukorera abantu kwizera ntabwo gukora hari igihe kwizera kurimo gukorera Imana ibikorwa bizahesha Imana icyubahiro kurakora ariko kwizera gutuma ngo abantu babona ko ntabwo kodongo reka mbikwereke ntabwo uri umuntu ari gusenga apfukamye ari gusenga Imana abantu baramvuze abantu baranyanze bikavuga ngo nambaye ubusa Imana bakavuga ngo una nkweto ngira Imana mpa inkweto nanjye nyambare Imana muri ko hari babone ko nanjye nambaye inkweto abaturanyi babone ko uwo munsi nzagushima nanjye nzagushima urumva mu by'ukuri iryo sengesho riri mu Mana cyangwa n'amarangamutima yawe ndagira ngo ibi tubigire kwizera kurema ni ukwizera guhagaze mu nzira y'Imana kukaba gufitwe na nyiri igitangaza ushaka igitangaza ndetse n'utanga ibitangaza akabonda gasubiramo kwizera kurema ni guhagaze mu nzira Imana yateguye inzira Imana ishaka kwizera kugahagararamo kukongera ukagirwa n'ugomba kwakira igitangaza ndetse n'utanga igitangaza cyangwa uw'Imana irakoresha uwo munsi ashobora kuba ari umuntu ashobora kuba ari marayika ashobora kuvuga ubutumwa uw'Imana irakoresha biri mu nzira y'Imana n'agahinja kagurisha igitangaza ariko mu nzira y'intuza izere cyane cyane uzasanga abantu benshi bakora kuvuga ngo bagire ibintu batanga tanga amafaranga urumva tanga isaka wawe tanga igitambo tanga imbuto ibyo bintu byose ngo birabakonegite n'igitangaza biragira gute ibyo bintu urumva birimo birasasirwa ariko igitanga kwizera kurema ni gusasirwa kuri authentique nta kindi kintu kijya hagati yako kuko Yesu yageraga ku muntu ukeneye gukira ariko urati Imana uko bizagenda gute mu nkuru n'ibiganiro byacu aho muherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye reka tubabwire ngo amahoro n'imigisha y'Imana bibabeho kandi amafu n'amafaranga bibafubike bade kandi nanone tubashimire ko mwakoze subscribe kuri Uplove Ministry kandi nanone nawe ugiye kuyikora Imana iguha umugisha ngewe nitwa City Hunter w'abahanta ndi kumwe na Apostle Nizeyimana Tojeni n'umukozi w'Imana Imana ihagurukije hanze y'iki gihugu no mu Rwanda muri rusange Imana iramuhagurukije mu biterane byo gukunda ngo udakunda nazi Imana ngo kandi ukunda wese aratanga muraho neza mushonga ikibazo cyawe urimo uravuga ugashyiramo akantu kango wagira ngo we ntabwo ubyizeye ngo udakura ntazi Imana ngo akantu kango kuko ni ugushidikanya ntabwo abantu bari badukurikiye batubabarire so ndagomba kubi ni ijambo ry'Imana udakura ntazi Imana ariko Imana n'urukundo uravuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatubita umwana w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho amen hanyuma Yesu aravuga ngo mbaye itegeko rishya ngo mukundane yego amen ujye unyemerera buri munsi nidutangira ikiganiro rwose twese twibuka ko kana abantu bose bajye babimenya hari igihe dukunda kwibuka hari igihe umuntu abangwa afite urukundo nanjye numva twatwurwita urukundo bintu ugasanga umuntu akunda abakire yari abantu twasenganaga bashubijwe mu by'ukuri ntibakimvugisha nabo babyumva aho bari ndidekaraye kubera iki urwego rwabo rudahura n'urwanjye sinzi nimba ari urwanjye rwazamutse cyangwa urwabo aho ni kwesho ariko wanabyumva none se uyu munsi bari muri business sibyo wese ukora business oya mu bikorwa n'abakeneragamo by'urukundo sinyibabona kandi abandi banganya ubushobozi bahuje izo business nkababona bagiye icyo gihe rero bagiye mu bikorwa byabo kubera ko bangana ukabona nyine umukire agendana n'umukene arega kandi Yesu yikundiraga abakene
ariko yari yarambaye ishusho y'intuza yabanje kwambara ishusho y'ubukene zo yavukiye mu kiraro kubera iki umukire kugera ku mukene biroroshye ariko umukire kugera ku mukire biragoye rero Yesu niba ahantu wese kumugiro bishobora koroha rero nawe uragira ngo umugani ibikisi ko baganira Dubai ntabwo uzi ko ibiganiro by'abakire abakire niyo babaganira ubimenya koko ntabwo ubizi yego tubimenya gute yego urasetsa ganira imishinga niyo atari imishinga ahubwo ati Rwanda Revenue zakomeye none undi atuze umurongo mvuye kuri Beka uhari se Dubai se sha none rateka namaze iminsi ndi muri Korea none yamuga urubye ikantu kukinjiramo cyakoroha umukene ati karoti nyabugogo atuze ibero by'inyanya biri kwisoko iganira atrega yo none nabuze n'ifumbire ryo guhinga wa murima ariko mana we ati koko ati inka yanjye ihene yanjye tukuntu utwo tuntu rero hari igihe tuba mu cyiciro twebwe numva turi mu cyiciro twe mu kirokore cyo kuvuga ngo Imana izagira neza hakaba n'undi uri mu cyiciro kivuga ngo yagize neza n'ubu izo mvugo zisa yego zirasa ntabwo zisa iyo uvuga ngo izagira neza rero unese ujyana we gusa gera ifite abantu agiye tubana kandi nkafata igihe kugira ngo dufatanye kwinginga Imana wanamuhamagara telefone agahindura akavuga ngo telefone mu telefone ugasanga ahinduye izina yakwisiye n'umusabirizi umuteshamutwe umuhanuzi w'inzahare utuntu nk'utwo twibereyemo ukazasanga yagiye noneho niba uri umupasiteri wenda mbere bigishoboka ugasanga imodoka ye ntiyayiparika ku itorero iwawe ngo imodoka yagira irungu iri yonyine ikajyanaho izindi ziri kandi izo ni inzego ibyo biba kugira ngo imodoka bayambika ubuzima bakabanga ifi yagira irungu iba yambika ubuzima imodoka yagira irungu iri yonyine ahantu bajya bakurikira Puravo babwire ko byose ari ubusa niko watubwiye urumva ariko byose biva he Imana iri gutestinga kwizera kwawe yego itestinga kwizera kwawe gute niba warasegeye umuntu wizeye ko ari uzakugirira neza hari igihe Imana ibigukura imbere kugira ikomeze kwa kwizera kwawe izo nkambange zamvuyemo Imana none ugasanga hari no biva imbere aho ugasanga asiganye amagambo akakaye Mana dore narabasengeye barakize Mana uzabahombye utwo tugambo n'uzwari uri tuvuga ari nujya ku musozi akongera agakubita ati ndamuhombeje ndabimuye kubera yuko kuko ari igipimo cyawe ugasenga ugahirika amabuye kandi wabona ari mu gihe cye ari mu gihe cye nta n'icyaha yakoze wumve ariko wowe nk'umukozi w'Imana wakoze icyaha kuko wagize umwuka w'ishyari urumva wagize umwuka wo kutifuriza undi neza uwo mwuka ukwemera kwisesha igihe ridakora icyo kiri imbere muri wowe ugahonda amabuye ahubwo iyo niba yagucaga atwaye rava shaguca atwaye ntuza vewiti barabasi atwaye yenda Kia Sorento ya 10 na zingahe cyangwa barabasi mu yindi minsi ugasanga uciye afite vewiti none uko agenda azamuka ukagenda nawe umujinya ushobora kubyimbisha ukazikangwa n'Imana utakivuga ko muri kuvuga shata irasengeye koko ibira bigashoka Imana ikavuga ngo ntago nagutegetse kujya kwizera muri Chantal izerere muri jewe amen rero abantu batubabarira ahantu tutatangiye dusenze ntago bizongera reka dusengera ikiganiro n'abadukurikira abakunzi bacu ubundi twinjiremo babwire basoze n'ikiganiro n'ukuri n'ikiganiro kiraba kiryoshye cyane Imana iguhe umugisha karibu Mana turagushimiye tuguhaye icyubahiro ko dukunda tugushimiye ko waturinze twese mwami nukuri udufitiye urukundo rwa rundi rudafite icyo rugendeyeho unconditional love wabigaragaje utanga umwana wawe kugira ngo aducungure atumenera amaraso ku musaraba yambare ubusa kugira ngo twambare mwami
yaratutswe kugira ngo tuzambikwe tuzabwirwe neza, yambara ubusa kugira ngo twambare. Turagushimiye banatwe mu kiganiro umugisha buri wese uyiteze amatwi mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha mubyeyi wacu. Turashaka kugira ngo tuze noneho kuganira kwizera, gukiza, kwizera gukora imirimo, kwizera gukora imirimo n'ibitangaza, mu yandi magambo kwizera gukora byose. Ariko hari uyu munsi umuntu utazi ngo kwizera ni iki, kabatise kwizera ni iki. Ubundi twakibaza Apotre, kwizera ni iki? Reka bariho duhera. Bon, hariho wanabikomoje bavuga ngo kwizera. Kwizera Abayobora 11 baravuga ngo kwizera ni uguhamya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura ko. Icyo ni kimwe nuko ibintu wabwiwe cyangwa we expectinga ku muntu runaka ufite ubushobozi ugomba kwizera kuzayibona. Ubwo ni uburyo bumwe. Kwizera iyo usomye Pawulo abwira Efeso 6 mu ntwaro z'Imana ni ingabo ikingira igituza. Kwizera ni ingabo. Iyo Satani arasha umuntu akamunasira mu ruhande rwo gucika intege, rwo kutizera, kuko arakubwira ngo dore kanaka wakubwiye ntabwo azaguha ibyo yavuze, reba nta kwitayeho, reba yitaye kubye, ubundi muziranye muti, ubundi yabigwa kubera iki. Noneho wamara gutangira gucika intege akakurasira aho ngaho, akandi arasa mu gituza. Iyo tuvuga mu gituza ni ahantu hari umutima, arasa mu cyico. Noneho iyo ufite kwizera rero biguhindukira ingabo ufata igakingira igituza. Haleluya. Nicyo navuga ku kwizera. Ndaza kugenda gakeya mu bibazo byanjye mbariza abantu badukurikiye cyane, urajya ubisobanura kandi rwose ndabizi neza abantu badukurikiye baraza kunyurwa. Hari umuntu nawe igihe ibihe bitara nta kujya ujya mu biterane kabwira abantu ati zera iki kirabaye, umuntu akabyizera pe nkuko wabivuze ati nge sinshidikanyije naje nizeye. Izera inzara irashize akagenda akaburara, izera uyu mwaka ubonye umugabo ibiri gashira kandi yizeye. Akakubaza se mushumba buriya simba nizeye kw'ibyo mba nizeye biba bitabaye? Yego. Bon, nongera ikindi kintu. Kwizera bitandukanye n'amarangamutima. Buriya hari amarangamutima tugira tukayizerera ariko atari ukuri. Ibintu byose Yesu avuga akesha bivuga mu buzima bw'intuza, mu buzima bw'Imana, in a godliness line, mu buryo bw'Imana. Noneho tekereza nk'ubu ngubu ubyutse ukavuga uti ngiye kwizera iyi etaje ndi kubona ejo nzaba nayibonye. Yego. Ese ikoko ni inzira y'Imana cyangwa ni amarangamutima n'amarari yawe? Marashobora kuba yizeye yaranasomye ati tuzategeka imisozi kurwa hayo. Hanyuma urumva inyenyeri ndimo mubwira. Ndagukurikiye. Kuko si wowe witegeka, ahubwo ni uburyo bw'Imana. Hari abantu bagiye ngo bagira kwizera, wajya ubona umunyamakuru ugasanga umuntu ngo yagiye ngo ajya gusura intare, kuko Daniel ngo yagiye ngo mu ntare ngo nizamurya, ahubwo ziramufubikana bakajyamo, uwo yabikora intare zikamwakira zikamurya kuko ari ijyanye. Icya kabiri, intention iri muri we ni ukugira ngo agaragaze ko akomeye, yigarurira imitima y'abantu, kuko yafashe amakamera n'amakamera arayajyana ngo ajye kwerekana ko afite imbaraga zabuma iminwa y'intare. Kwa kwizera kwe ntabwo ari uguhesha Imana icyubahiro, ahubwo ni ugutuma izina rye rizamuka. Kandi icyo kintu wibuke inshuti y'Imana, Imana ikunda icyubahiro cyayo. Yego. Ahantu ndabizi abantu benshi bazahatubaza,
ariko uhumve mu nzira y'Imana icyo wizeye cyose kirakunda kirashoboka. Amen. Ariko mu marangamutima yawe mu byo wowe wifuza ntabwo bikunda kuko kamere mu tugira irari ryaba ryiza ryaba ribi ariko wama akantu kirari hari irari ritwita rero rikabyara iyo ribyaye kandi iteka ribyara icyaha nkuko Yakobo yavuze hari igihe umuntu muri we yumva avuga atari ko igihe maze nkodesha koko mana nanjye ndashaka inzu ntabwo ari icyaha ntabwo ari icyaha kubera yuko wowe nagezewe nkasanga hariyo amakaro yenda n'ibirenge byanjye nambaye inkweto zitagaragara neza nkateramo kashe gahunda muri kujya mundeba museka musya mu gipfunsi nkajya gushaka inzu ari ukugira ngo nawe uzabone ko Imana yampaye inzu atari ukugira izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ahubwo ari ukugira ngo abantu babone ko icyo gihe uba uri gukorera abantu kwizera ntabwo gukora hari igihe kwizera kurimo gukorera Imana ibikorwa bizahesha Imana icyubahiro kurakora ariko kwizera gutuma ngo abantu babona ko ntabwo ukodongo reka mbikwereke ntabwo uri umuntu ari gusenga apfukamye ari gusenga Mana abantu baramvuze abantu baranyanze bikavuga ngo nambaye ubusa Mana bakavuga ngo una nkweto ngira Mana mi nkweto nanjye nyambare Mana muri ko ari babone ko nanjye nambaye inkweto abaturanyi babone ko uwo munsi nzagushima nanjye nzagushima urumva mu by'ukuri iryo sengesho riri mu Mana cyangwa n'amarangamutima yawe ndagira ngo ibi tubigire kwizera kurema ni ukwizera guhagaze mu nzira y'Imana kukaba gufitwe na nyiri igitangaza ushaka igitangaza ndetse n'utanga ibitangaza akagenda agasubiramo kwizera kurema ni uguhagaze mu nzira Imana yateguye inzira Imana ishaka kukwizera kugahagararamo kukongera ukagirwa n'ugomba kwakira igitangaza ndetse n'utanga igitangaza cyangwa uw'Imana irakoresha uwo munsi ashobora kuba ari umuntu ashobora kuba ari marayika ashobora kuvuga butumwa uw'Imana irakoresha biri mu nzira y'Imana n'agahinja kagurisha igitangaza ariko mu nzira y'intuza izere cyane cyane uzasanga abantu benshi bakora kuvuga ngo bagire ibintu batanga tanga amafaranga urumva tanga isaka wawe tanga igitambo tanga imbuto ibyo bintu byose ngo birabakonegite n'igitangaza biragira gute ibyo bintu urumva birimo birasasirwa ariko igitanga kwizera kurema ni gusasirwa kuri authentique nta kindi kintu kijya hagati yako kuko Yesu yageraga ku muntu ukeneye gukira ariko ati Mana uko bizagenda gute Yesu turashaka gukira ati ndabishaka haguruka ugende wibaza impamvu Yesu yabazaga umuntu ngo urashaka iki yaramubaza ngo urashaka ubugirane uzi icyo bivuga kumenya niba Imana ishaka kumukorera nawe aricyo kiri imbere y'ibindi byose koko icyo gihe igitangazo kirakoreka yego musho hari ahantu dusubireho inyuma ho gato uraza kunyihanganira turaza kubara nyine ibitangaza bivamo kwizera n'uburyo umuntu yabibona ariho turi buze gusoreza ariko hari uhisa byumva akabati asubu yari amarangamutima ati kandi nari niyirije ubusa hanyuma namubariza nkavuga ati se ni gute yamenya kuko kwizera kwe ari amarangamutima neza ahubwo bitari ukwizera nyako ese yabigenza gute kugira ngo ubutazagire kwizera nyako kumukorera igitangaza ariko kubaza ubu ngubu amarangamutima kurwaho no kwiriza ubusa kuba rijo uvuga ko atari amarangamutima se hari uvuga ati reka niyirize ubusa uyu mwaka nzabona umugabo ati Mana ndizeye yaranagize ngo tibe nicyo ngicyo cyo kudashaka cyo kutabyara kizakurwaho no gusenga Imana no kwiriza ubusa niko
nikaba njyewe nkanjye ikintu ndakivuga simbizi ariko ndakivuga ntabwo n'uyu munsi ndamenya ikintu wakora cyawe bwite abantu benshi bakora kuba kuri YouTube uraza kunyihanganira nshobora kubona ari dimension ntarageraho bakavuga ngo ukora ibi nibi urabona igitangaza ibi nibi urabona igitangaza no kuri radio ubwirizaho nabo bajya babivuga ati zani gacupa k'amazi barabivuga ariko ngira nabyo mvuga ndege sindamenya nta formule nimwe nzi nimwe ndamenya nimwe ibaho wakwapurika ngo ikintu kibi ntayo ndamenya nge sindayimenya yego ku buryo yaba ari formule agacupa k'amazi kakiza indwara ejo kagatanga urubyaro ejo kagashira abantu mu nzu ejo bakuriza abantu indege agacupa k'amazi nta formule nzi cyakora icyo nzi ni kimwe yego umuntu igihe cye cyageze kigahamanya nuko nawe ari mu bihe bye ari maso ari kureba ari mu bihe byo ari maso mbonye Imana inkoresha ikaba yambwira ngo dore uriya mu mama igihe cyo kubyara yenda musengere yenda muha amazi yakarabira riba ariko ntabwo ari formule mbonye umuntu arwaye umutwe ishuri kambwira ngo genda uriya muntu arwaye umutwe yenda genda umukore ku mutwe cyangwa se kora iki n'iki ariko nta formule ntabwo nabwira ngo ndajya mu materaniro kandi ndajya mu giterane mfite formule y'ibintu ndakora kugira ngo ibintu bikunde njyewe ntabwo ndayimenya kandi bakuru banjye bo yenda bambabarire babonye formule ubwo njyewe ndashobora kuba ku rwego rukiri hasi ahubwo n'urwo hejuru ntabwo ndabona formule ntayo nzi kuba ukiri gushakisha hari igihe hazabaho criticism ubwo uri umushakashatsi urumva none nagejeje no gusoma amavanjiri ko ndasoma nakuriye nsoma Bibiliya nta gitangaza yose igeze akora kabiri cyangwa ngo cyawe formule na Petero yagize ngo ni formulaire ngo bavuze ngo noneho ngo ni muterure ngo aterura runini asanga niryo kwicara hose yunguka umuganda urakoze cyane ako kano ndakumbishe nta formule nzi nukuri kandi ndimo ndavuga ibintu byo kuno mutima nta formule nzi icyo nzi ni kimwe nuko uhagaze ubwo mpagaze mu ijambo haba kuki yavuze kabiri ngo nzahagarara ku munara wanjye aho nzarangaguza ndeba ndindire kandi nzumve bivuze ngo mu buryo umuntu Imana ishakamo urumva nuko umuntu ahagarara ku munara we yego telefone cyangwa connection ye ikaba ifite network yego irimo ikora none ukaba ufite amakuru yose aturuka mu bwami ukagerageza ku binyamakuru aturuka mu bwami icyo gihe rero n'uba ufite ayo makuru umwana wa mama uzamenya n'igihe cyawe yego igihe nukimenya uzahagarara uvuge ngo no ikintu ndakibona hanyuma Imana kuko Imana ifite abantu bayo mu isi Imana ifite inshuti zayo ifite abagaragu bayo ifite abakozi bayo ifite abarikoresha mu isi iza kudirectinga kwa kanaka narangiza izambwira icyo gukorera hanyuma ukwa kwizera kwawe igitangaza gikoreke ariko nta formule nzi umuntu usenga yizeye rero ubwo ngubwo ni nk'abakukira uze ngo nzi ko azansubiza ku bw'icyo namuganye ariko ahagaze mu kwizera ku munara urabona ubu ngubu turi kuvugana njye nawe nawe ubwiye ngo wenda nyubakira inzu ubu uzi neza ko igikoresho cyose kijyanye n'inzu nukinsaba ndakiguha yego kuko tuba turavugana ariko biratangaje igihe
ushobora kuba uri ku munara telefone idakora hari icyo gihe ushobora kwegispekitiya ko imodoka z'amatafari ziraza ariko ntabyo twavuganye bivuze ngo icya mbere ni ukubanza kumenya amakuru n'ubwite ko arohereza ibintu sibyo yego niba ibintu bihari mu kirere byawe izere birakunda ariko umenye n'igihe njyewe nemera ko ari igihe cy'isarura hari n'igihe cy'ibiba rero ntabwo dushobora kuba turi mu ibiba ngo uegispekitinge gusarura ngo bikunde abantu rero ni ukumenya igihe ni ukumenya amakuru uyakuye kuri data akakuderegitinga ahantu cyangwa se ugakiyizira igitangaza kigakoreka ariko ndabwira abantu bakomeretse kubera amazi bakomeretse kubera amavuta bakomeretse kubera umunyu bakomeretse kubera n'ibintu byinshi abantu bakoresha kubera deliverance y'utuzi dushyushye uziko nayo y'utuzi dushyushye yanditse hera ndavuga bakomerekejwe nayo y'utuzi dushyushye abantu bakomere n'abizeye bakabona nyine bidasohoye nibarindira ibyo wasabye Imana byose kwizera rega kwizera ntabwo ari uguhumiriza ngo iki kiraba oya kwizera no kuvuga ngo none ngo Mana ndizeye no kwizera ni ingabo bivuze ngo birafatika akantu kongereho kwizera ni ingabo birafatika ikingira igituza ikingira igituza yego kwizera ni ibintu ugenderamo imvura yabigwa izuba ryaba riva ukavuga ngo mfite kwizera ko kinzageraho nta nubwo ubivuga urabikora ukumva ndimo ndabyumva cyane kuko iyo uvuze ngo mfite kwizera wanabivuga nurasanga umuntu ari gutukana cyangwa se yacitse intege ariko ngo ushaka ariko ngo mfite kwizera kuri hehe waruhamye mu mazi ngo mfite kwizera kuri hehe uko kwizera ngo gutuma ugenda hejuru y'amazi kuvandi hejuru y'amazi kuko intekerezo mfite nuko ndi umwana w'umugabo ukomeye ndi umwana w'Imana Imana ntitsindwa Imana igira gute nzatsinda kandi ntushiraho deadline kuko Yesu ntabwo yigeze abikora ngo abwire umuntu ngo ejo uzaoya bari baramubajije bati igihe uzazira avuga ngo ni data ubizi rero ugomba kugira kwizera kuva utangiye kujya ushoje ukavuga uti igihe kimwe kizagera Imana igire gute Imana bigende neza rero abo bantu no bavuga ngo bacitse intege kubera ko bizeye iminsi ibiri bizera iminsi itatu birarangira kwizera ni ubuzima ntabwo bahagaze ku munara ngo barinde kwizera ni ubuzima ni gute umbwira ngo ufite imyaka 25 ngo wizeye ngo wowe inzu ntiwayibonye umaze umwaka mu bushomero ukamubwira ngo wizeye ngo ntiwabonye ngo wakazi kwizera ni ubuzima tugomba kuba mu buzima bwacu bwose mpaka tuvuye mu ntuzi niko ntuzi yavuze ngo naho napfa ngize gute nizeye napfa giringira ako yavuze rero ndagira ngo wenda kwicyo kintu sinzi niba cyumvikanye ariko kwizera ubugira ubuzima yego iteka rero iyo uvuze ngo narize ariko nta kintu nabonye biba bivuze ngo nari narashizeho deadline noneho reka mvuga akantu kura deadline mu kwizera kwawe imbere y'Imana deadline iki itariki ntarengwa Mana uku kwezi ni gushira no bitarababye ntago uzabura Imana Imana ngewe hari n'igihe kigera nkumva ndimo no kurira nkumva ndanababaye uti gute yego uzi Imana abantu ngo abantu bamwe hari ugeze kumbwira ati gihe Imana yagiye nyambarira ubusa ndayibwira ngo Mana ngo ibi byose niwe wayiremye tiyone kwampaye umugabo ari imbere ya soho wabikora imbere ya mama wakubyaye wabikora ntaga Imana ntaga ari Imana wumva ngo abantu ngo bajya ku musozi ngo bagacumira ubugari ngo budafite isosi ngo nawe niburye no negative ntaga ari Imana Imana yacu ni ndiho yego ariko shaka kubwira icyo mugabo gucumbira ubugari Imana yacu yitwa ndiho yego yitwa Jehova Rafa ni Imana itajya inyeganyega no mu cyubahiro cyayo yego
ariko sinzi ijambo n'urizi ngo yitegereje abanyegiputa ntabwo yigeze iza maze irabatunga he didn't came just yagize kuday rero bakaba ni bande basayije bose ngo itera ijisho gutya ariko rekande itera akajisho ngo ijisho ryawe ribagezeho bacika n'igikuba musheri yego iyo niyo mana wazamukana isafuriya n'imbabura yaboze ngo ugiye go iyo niyo mana wakura buri myenda iyo niyo mana uvuga ngo dore ibibaga bidahe nawe birya iyo niyo mana usigaye ubwira ngo mana ngo ni ukuri kw'imana ngo dodo ongera ubona imana nk'inyacyubahiro ongera ubona imana nk'inyabushobozi ongera ubona imana nk'iberaho cyarimwe yego ukureho deadline wemera imana igukoreshe wemera imana ikuzamure ikugeza ishaka kwizera kwawe kuba mu marangamutima ahubwo kube mu buryo imana ishaka ko ubamo paralelo no gutegereza hanyuma utegereze uzabona imbaraga z'Imana yego uzabona imbaraga z'Imana nicyo navuga icyo kintu ariko kandi nubwo tuvuze ibyo byose twagira ngo nyine abantu bamenye uburyo bitangira kwizera abantu babonemo n'imbogamizi nyine twakita n'imbogamizi bigira challenge koko kwizera bigira igitambo kindi kitari cya kindi cy'amazi n'ibiki byose bavuga ibyo tuzabivugaho ariko icyo twari tugamije umunsi kuvuga ariko hari abantu kwizera kwakoreye imirimo n'ibitangaza bakakira za sida za kanseri ni gute uyu muntu ubundi agera kuri uru rwego watambitsemo ngo ni igihe ariko ni gute umuntu yamenya ko ari muri icyo gihe akagera no ku rwego rwo kwizera uburyo nimba nta mwana afite agiye kubyara nimba arwaye sida cyangwa kansa na diyabete na pararize bigiye kugenda tugana ku musoro okay dufite igihe cyo muri biriya cy'umudamu wakoze kuri Yesu wabyiganye akora kuri Yesu kandi tujye tunabyigisha ngo Yesu afite abantu baje kumureba n'abamushaka ngo n'abandi bari kubyigana ariko bafite n'abamukoraho uyu mudamu we yari yaramaramaje yego kubera ikibazo igihe yakimaranye ntiyari azi niba azanahura na Yesu ariko miraculous yumva Yesu arabyigana aca mu bantu aragenda mugira amukoraho urumva kwa kwizera kukibaye kuryama ngo ndizeye oya ni ukubyigana urumva ari ukwicara ngo inzu iraje ni ukubyigana ariko unkize none uzayikira icyo kijyanye ku rundi rwego urumva ari kwa kugera mu isoko ugacuru ukatarambikaho ibintu ukavuga ngo baraza babigure hajemo n'ikintu gisa nk'ari competition kandi gukompeta n'abadafite gahunda nk'iyawe bamwe bashaka kureba keneza bakameze gate ariko wajyana umutwaro uvuga ngo ninjya nkamukoraho ndakira gusa hari ikindi kintu kimwe nizera nta muntu wakoze kuri Yesu wagiye wasuye ko yari ameze yego rero bwira ingumba zikore kuri ye gute rero urumva nta muntu wakoze kuri Yesu wasuye ko yari ameze n'umwe amen ahubwo ikibazo tumukora cyadukora ku bantu ntabwo mbizi ntabwo ubizi abadukurikiye nibo nabarizaga sinzi ibyaho kuko dutegura amazi kubera ko umuhanuzi ukomeye araturuka n'akaza ariko nta muntu wicara ngo yumve ko ashaka gukora kuri Yesu ubwe hari n'ujya ubikora avuga ngo numvise ko abakoze kuri Yesu bose bagira gute numvise ko akagenda akora ko yumvise babivuga akagenda kubera ko ari ukugenda gutyo gusa ariko icyo nzi cyo ni uko umuntu wese wakoze kuri Yesu akamwegera akamukoraho amushaka n'umutima we aramubona ntawe ndabwira ngo namushatse n'umutima wawe ariko nawe uriho igisubizo kuko sinkubwira ngo ntabwo wizeye simbwa ngo wamukoze oya ariko mu bantu mwari muri kumwe hari abakoze nk'ibyo wakoze
kandi babona n'icyo bashakaga. None wibaza ikibazo ni ikihe? Komeza, igihe nikirarangira. Kuko umbashye ikibazo waba urimo kimbaza ngo bavuga ngo ese ko ngiye ko imyaka yanjye irangiye ko ibintu bishize cyangwa ngiye gupfa ntarabona Yesu. Komeza utitirize imbere ya Yesu. Yesu aracyahari, uko yari ejo uyu munsi niko ari kandi kazahora. Uko kwizera ko kutitiriza kwakora ibitangaza, bivuye ngo umuntu ukeneye igitangaza arakeneye kubyigana, nta bundi buryo. Ukeneye igitangaza akeneye kubyigana, akeneye kwizera Yesu, yarangiza akamuhanga amaso. Igitangaza ni iki? Igitangaza cya mbere uko twahawe ubugingo binyuze muri Yesu. Icya kabiri isi ishaka kubona, iki isi ishaka kubona bisaba kubyigana. Cya kintu ushaka kwisibona bisaba kubyigana. Uti gute? Biragusaba ko usenga Imana ikaguha imbaraga, ukabumba amatafari ukazamura inzu. Biragusaba ko ujya mu kazi ugakora ukanakora cyane n'imbaraga, ukagirirwa icyizere, ukaba promotion. Rero ntabwo biza gutyo gusa, ariko uko iyo ni imirimo, ibyo ni ibintu bibindi. Ntabwo navuga ngo ukwizera, ibyo ni ibintu bisanzwe. Yego, niba wongeye ukajya kunuza ukajya ku isoko, ntabwo warekera aho ngaho ngo wicaye n'agataro k'inyanya utekereze yuko abantu baraza, kandi aribo bakafuru bazi guhamagara bita abandi basheri kugira ngo baze babagurire. Injirana muntu zo muhando rw'amahanga nawe ubyigane. Reka tureze kuri iki ngiki. Imana yahamagaye Mose mu amagambo akomeye. Mose ku musozi aho rero bahure n'Imana, imwisha no gukora ibitangaza. Yagiye imbere ya Farawo azi neza ko ibitangaza birakoreka, ariko ahageze akimara ngo gushira inzoka hasi, inkoni ihindutse inzoka, yarishimye ati Farawo aremeye. Wagiye ku Farawo ubwo aramuseka ngo aho bahamagaza abakonikoyi nabo bakunda ibintu bisa nk'ibyo ngibyo. Hari igihe icyo wita igitangaza kigera mu bindi ugasanga ntiwanakirobanura, kandi cyari gitangaza kuri wowe. Gikeneye competition muvandi. Yego, ngo nuko arongera umutima aravuga ati Mana bigenze gute kw'inzoka rero kw'inzoka zibaye uruvunga nzoka n'ubundi kandi ariko inzoka ye irigorora ikora igikomeye, iratumiramira. Rero uratekereza ko byari byoroshye kugera ku rwego abakurwanya uzasigara widegembye uhagaze wenyine, kugera ku rwego karitsiye y'iduka urifunguyemo uzasigara ufite iduka abandi bakurwanya baragiye, kugera ku rwego ari wowe uzasigana shopu. Urwo rwego rworoshye. Kwizera barabikora, ntabwo bivuga. Tuve mu magambo tujye mu bikorwa. Niba upfukamye usenga, komeza usenge, Imana izagusubiza. Ibi bintu wambwira ngo yenda ngo mazi n'iki ngo abantu ngo bakabijyana, uzi ko ari uguhamagara ngo ngwino iwacu yawe ibitangaza. Ariko izere Yesu ukora igitangaza. Yaza mu gitondo, yaza ku mugoroba, yaza ku manywa, yaza nijoro. Icyo nzi cyo ni uko uzatabarwa. Yego. Undi rero tugana ku musozo aravuga ati Pastor, njye nirwariye ka kanseri pe na ka sida. Njye impamvu nkise ka sida mbonye ko kwizera nyine ngo ni igikorwa gikomeye gikingira igituza, ni protection. N'ingabo. Tuturwara kabati ubu koko nakira sida. Ese ubu koko mfite imyaka 49 naracuze nashaka birashoboka. Ariko dufite ingero nyinshi muri Bibiliya. Cyetse niba yize ese ubu umuntu utizera ijambo ry'Imana yakwizera Imana kwikiza. Impamvu Sara bamwanditse ko yabyaye ku myaka 90 no kugira ngo nawe ufite 49 azamenye yuko Imana itanga urubyaro naho bidashoboka. Impamvu bavuze ngo Imana yazukije Lazaro, Yesu yatumye Lazaro azuka, yaramuzuye. Kwari kugira ngo n'urwayi imitezo, urwaye igituntu, urwaye iki byose amenye ko izura bapfuye yakiza umuntu muzima, ahubwo yegera ibikoreho. Abantu benshi reka mvuga iki kintu kuko ibintu byose birasanzwe bo kubera impamvu.
hari n'ibintu tuba twarakoze ugasanga umuntu nko mu gihano runaka mwuka yaramushyize mu gihano iyo ndwara akaba akuretse kuko azi yuko umunsi wayikize uzasubira mu bya bindi byawe usongera ukaguruka ukabanza ukayigumana ugahiga imihigo kuko hagiye imihigo duhize kubera ububabare akenshi twongera tugasubiramo ariko hari urwego ugeraho ugahiga icyo uvuze cyagiye wamaze kwakira neza neza umaze kubyakira ukazikanga byaragiye yego ariko ayo mashagaga yo gufata Yesu nk'aho ari umupfumu ngo reka njye ku mupfumu bandeberemo njye gupfuma ikiba kirukane Yesu ntabwo ariko akora yavuze mu banza mushaka ubwawe bw'Imana gucyanuka kwayo ibintu byose muzabyongererwa gukira n'inyongezo gutera imbere n'inyongezo ibintu byose n'inyongezo Imana igumugisha ndagira ngo rero abantu bizeye ubasengere nabo barwaye kwizera kurema na twavuze ko atari fromire dusenge dusoza ikiganiro yego giye gusenga ariko ntabwo ndasenga nkubwira ngo ngwino ngo usengere birashoboka ko yanakira ko wanazi gakira ako kanya birashoboka ko itanakira kuko nta forumire ko nababwiye nabonye Imana ikoreramo gusenga ni ukwanjye ariko gukiza ni ukw'Imana ko ndizeye ko umuntu ugiye gusengera rwadukurikiye akize genda bizereye nawo nibizere mwizina rya Yesu urumva aho ngaho ntabwo nkunda gukoresha mwuka wera koresha mwuka wera kumufose kuri runaka marangamutima runaka twahawe intwaro uranyumva twahawe intwaro zikomeye hari igihe byo mukayima yigeze abimbwira rimwe arambwira ngo nahaye intwaro abakozi banjye abana banjye ko bagende bajye kurwanya satani ariko bagiye bazikoresha n'ahadakwiriye igihe cyo kurwanya satani kigeze basanga nazo bafite bafatwa amateka ikintu muzacyumvisa ugasa bafatwa amateka nyine barabafata satani nabatwara yarababoshye ikinyarwanda cyiza nanone abafata minigo cyangwa se abafata uburimbo za satani urumva hari kuko amasengesho ni nk'amasasu ni nk'amabombe urabyemera rero biratangaje kuba wafata amabombe ukayatera ku bicurane ibicurane na ntuzana na kakarindi bakita ngo iki kagakiza ibicurane ariko iryo sengesho ukubise aho ngaho ntabwo nzi ayo wahawe uko angana ayo hayo sinzi uko angana hari igihe bagomba kuzarikubita ahantu uranyumva satani yaboheye abantu igihumbi satani akiri kukababohora yego rero tugomba kumenya n'ibyo bintu nzakigaruka ku ntwaro zose z'Imana Imana ifashira cyo nzajya ku kiganiro yego Mana mu izina rya Yesu nsengeye umwana wawe udukurikiye mu izina rya Yesu mu izina ry'imbaraga mu izina ry'ubutware amen Mana reka kire reka bohoke mwami imbaraga zazuye Lazaro imbaraga zatumye Sara abyara ku myaka 90 imbaraga zatumye mwami Imana Hana abyara imbaraga zatumye Yabesi atera imbere reka zimanukire mu izina rya Yesu habeho impinduka habeho mwami kidasanzwe habeho mwami Imana gukora kwawe urakoze mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen akira umugisha w'Imana no gukira amen Imana ibagirire neza kandi nanone ibaho umugisha tubashimire ko mwadukurikiranye nimba utarakora subscribe cyangwa sabone byonda nyaboneka ubundi ujye ubana natwe mu biganiro byacu nakagaruka ciao na applicable ministry amen